I greet you all in the precious name of Jesus. Ndabaramutsa mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo, Especially on the African continent, by'umwihariko ku bari ku mugabane wa Afurika, which was upon Brother Branham's heart, kuko bari ku mutima wa Branham ku buryo budasanzwe. and I address all men Kandi ndabwira bene data bose bari mu bukozi and all the congregations, n'amateraniro yose in all countries on mu earth. bihugu byose byo ku isi. This is a Christmas message. Ubu ni ubutumwa bwa Noheli, This is a New Year's message. ubu ni ubutumwa bw'umwaka mushya, This is the message, kandi ubu ni ubutumwa bw'igihe. and we do believe with all our heart Twizera n'umutima wacu wose that God has sent His prophet in our ko generation Imana yohereje umuhanuzi muri iki gisekuruza cyacu according to the promise in the Old. bijyanye n'amasezerano yo mu isezerano rya kera n'irishya. In Malachi chapter 4, Muri Maraki igice cya 4 we have the promise turahabona isezerano riri mu isezerano rya kera that the Lord would send a prophet Elijah before ko the great Imana izohereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko umunsi ukomeye ugera. In the New Testament, our Mu isezerano rishya umwami wacu yongeye kwemeza iryo sezerano in Matthew 7, muri Matayo ibice 17 umurongo wa 11, in Mark chapter, muri Mariko ibice 9 umurongo wa 12. and we are the ones who believe that promise, Nitwe twizeye iryo sezerano, and we are the ones who see the promise fulfilled, kandi nitwe tubona iryo sezerano risohora. and we do have direct part in what God is doing Dufite umugabane mu by'Imana irimo gukora muri iki gihe, now. According to what the Apostle Paul was writing bijyanye n'iby'intumwa Pawulo yanditse in 2 Timothy chapter muri 4, Timoteyo wa 2 igice cya 4. he addressed his message to the ministry, Yabwiraga ubu butumwa bene data bari mu bukozi, and he charged Timothy to say, yihanangirizaga Timoteyo kuvuga icyo ibyanditswe bivuga, and all the other brothers who serve the Lord, na bene data bose bakorera umwami, I charge thee before God. ati ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu. It's a divine charge Iri ni itegeko ry'Imana, because the Apostle Paul had kuko intumwa Pawulo yari afite umuhamagaro w'Imana, a divine responsibility, inshingano y'Imana. and therefore he could write, Niyo mpamvu yatinyutse kwandika muri ubu buryo, I charge you before God, ati ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, who will judge the living and the dead. uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. de son royaume. So the same we can say, Ibyo dushobora kubivuga no kuri mwene data Branham. De frère Branham, he had a divine commission. Nawe yahawe umuhamagaro w'Imana And in mu 1933 when he dedicated the tabernacle, quand il avait ubwo yatahaga urusengero, he read 2 Timothy. yasomye Timoteyo wa 2 ibice 4. And in March 19, Muri Werurwe 1963, just in the last sermon before, mu kibwirizwa cya nyuma yabwirije mbere y'uko ibimenyetso 7 bimenwa, the tabernacle was rededicated to the nanone Lord. urusengero rweguriwe umwami. All the inside was renewed. Imbere hose hongeye gutunganywa, All the seats were renewed. hashyirwamo intebe nshya. And Brother Branham dedicated the tabernacle Hanyuma Branham yegurira urusengero umwami in March. muri Werurwe 1963. And he read the same Bible text, Yongeye gusoma ibi byanditswe, 2 Timothy. Timoteyo wa 2 ibice 4. So it's very important to me to, Bityo ni ngombwa kuri nge namwe, if we preach the message, nitubwiriza ubutumwa must be the bugomba word. kuba ari ijambo ry'Imana, Because Brother Branham said, kuko Branham yaravuze ati never receive anything unless it's written
ntihakagire icyo mwakira kitanditswe mu ijambo ry'Imana. And for your information, beloved brothers and sisters, Munamenye ibi bene data bashiki banjye, not only in East Africa si muri Afurika y'Uburasirazuba gusa or South Africa, cyangwa Afurika y'Epfo West Africa, cyangwa y'Iburengerazuba, no, to all the nations, atari ku bw'ibihugu byose Asia, muri Aziya, Afurika n'ahandi hose ku isi. those who believe the message of the hour, Abizera ubutumwa bw'igihe, please don't believe interpretation. ndabinginze ntimwizere insobanuro. Please don't separate. Ndabingingira kudatandukanya ubutumwa na Bibiliya. The Bible is the message, Bibiliya niyo butumwa and the message is kandi the Bible. ubutumwa nibwo Bibiliya. If you make two things, Nimubigira ibintu bibiri you are wrong. muzaba mwibeshye. You are wrong. Mwibeshye Because in the Bible only, kuko muri Bibiliya gusa the whole counsel of God, inama y'Imana yose niho yahishuwe, and especially when it comes to the opening of the... cyane iyo bigeze ku imenwa by'ibimenyetso birindwi. Brother Branham had a direct Mwene data Branamu yari afite ubukozi bw'imbonankubone buvuye ku mwami to go to Arizona. kujya muri Arizona. I remember this very well. Ibi ndabyibuka neza cyane When in December mu 9th, Kuboza 1962 he said, Brother Frank, I must yarambwiye move with my ati family Frere to Frank, Arizona." ngomba kwimukana n'umuryango muri Arizona Because over 6 months ago, ko hashize amezi 6 in March 1960, muri Werurwe 1963 the Lord spoke directly in the messages on the... umwami yavuze ku butumwa bw'ibimenyetso birindwi. But in March 9, Muri Werurwe 1962 Brother Branham for the first time repeated Branamu bwa mbere yabisubiyemo what the Lord had shown to ibyo him, umwami yari yamweretse, that the supernatural cloud will appear, ko igicu kidasanzwe kizagaragara, and the 7 angels would be in that, ko abamarayika barindwi bazaba bakirimo, and how the 7 angels, uko abo bamarayika barindwi bazakora ishusho ya piramide, and the 7th angel would talk to ko him. marayika wa karindwi azamuvugisha Return to Jefferson, ati subira Jeffersonville kugira ngo hamenwe ibimenyetso birindwi. and by the grace, Kubw'ubuntu bw'Imana there were 7 mighty thunders habayeho guhinda kw'inkuba kurindwi shaking the... kwanyeganyeje ako karere kose. There was a thunderstorm Habayeho guhinda kw'inkuba breaking the tops of the tree, kwavunaguye n'ibiti, shaking all the mountains, gutigisa imisozi, especially sunset. by'umwihariko umusozi wa Sunset, The stones were running down the mountain. aho amabuye yahirimye And because of these 7 thundershocks bitewe no gukubita kw'inkubandwi appearing naturally, zagaragaye mu buryo busanzwe ndetse bunyeganyeza isi mu buryo busanzwe. natural trees were cut like this in Benjamin. Ibiti bisanzwe biravunika. Amaso yanjye yarabibonye, My eyes, amaso yanjye yiboneye ayo mabuye. I was together with Brother. Nari kumwe na Branham mu Kuboza 1963 ubwo yambwiraga ibyo bintu. But here is the... Dore ikigenderewe, mu kwa gatatu 1962 The Lord showed him umwami yamuhaye iyerekwa what would take. y'ibintu bigomba gusohora. And then Hanyuma ku ya mbere Mata 1962 he was told to store in the... yabwiwe guhunika ibiryo, store in the food. guhunika ibiryo Reference to the opening. bijyanye no kumenwa kw'ibimenyetso birindwi. And at the end of the... Ahahera h'ibimenyetso birindwi, Here is the book on the... iki ni igitabo cy'ibimenyetso birindwi. And here Brother Branham says at the end Aha Branham aravuga ku iherezo ry'ikimenyetso cya karindwi on March 24, kuwa 24 z'ukwa gatatu 1960, 1963 the food was stored up. ati ibiryo byarahunitswe, The food was stored up. ibiryo byarahunitswe.
This statement he made at the end of the ibi 70th. yabitangaje ku iherezo ry'ikimenyetso cya karindwi. But on April the Ariko kuwa 2nd, kabiri Mata 1962, the Lord with an audible voice. umwami n'ijwi ryumvikana yaramvugishije, You know my testimony. muzi ubuhamya bwanjye kandi ibyo bizahora ari ukuri. My servant. Mon serviteur. Ati mugaragu wanjye, igihe cyawe muri uyu mujyi kigiye kurangira, Send you to other cities. nzakohereza mu yindi mijyi kubwiriza ijambo ryanjye. And the second part. Igice cya kabiri ati Store in food. hunika ibiryo, Store in food. hunika ibiryo For a great famine is kuko coming. inzara ikomeye igiye gutera. Then thou shalt stand amidst the people Uzahagarara hagati mu bwoko to give out the. ugabure ibiryo. So by the grace of God, Kubw'ubuntu bw'Imana, from the very beginning, uhereye ku ntangiriro 1955, De 1950. kuva 1955 nari ncometse ku bukozi bwa Frere Branham. Frère Branham. every sermon William Branham preached Buri kibwirizwa Branham yabwirije was sent to me. naracyohererejwe. Here are the tapes. Nk'iyi ni bandi. Buri kibwirizwa mwene data yabwirije naracyohererejwe. Was sent to me. Me fut envoyé. Here are all the sermons. Dore ibi bibwirizwa byose. Put in store the food for our day Nahunitse ibiryo by'igihe cyacu by a divine commission. kubw'umuhamagaro w'Imana. It was not my Ce decision. n'était pas ma décision. Ntabwo ari icyemezo cyanjye, byari bijyanye na gahunda y'agakiza. So by the grace of God, Kubw'ubuntu bw'Imana I have a divine responsibility mfite inshingano y'Imana to share the true word of God with you. kubagaburira ijambo ry'ukuri ry'Imana. Here on February the 19th, Tariki 19 z'ukwa kabiri 1965, 1965, William Branham aravuga ngo that the message will forerun the second. ubutumwa buzabanziriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. And here he makes Muri iki kibwiriza yatangaje avuga ko will forerun the second coming of Christ ibyo bizabanziriza kuza kwa Kristo to the ends of the earth. kugera ku mpera z'isi. 18 times, Brother Branham. Inshuro 18 Branham yabivuzeho, Cela, But 2 times he emphasizes abishimangira kabiri kose not only that the message would forerun the second, ko atari ubutumwa gusa buzabanziriza kuza kwa Kristo, but forerun the second coming of Christ right to. ko no kugera ku mpera z'isi kwabwo bizabanziriza kuza kwa Kristo. After Brother Branham, Nyuma y'aho Branham abwirije ku bimenyetso birindwi, he never preached it. ntiyigeze abwiriza mu kindi gihugu. He did not take the message, Nta hantu yigeze ajyana ubutumwa. quelque part, even when he made a trip to South. N'igihe yagiye muri Afurika y'Epfo, There was a stamp in his passport. bateye kashe muri pasiporo ye Cannot participate in religious meetings. ko atemerewe gukora igiterane cyo gusenga, But he stored the food ariko yari yarahunitse ibiryo. by the grace of Kubw'ubuntu bw'Imana, right from the moment the prophet was taken to. kugeza ubwo umuhanuzi yajyanwe mu bwiza, And we are in December again. turi mu Kuboza nanone On the 18th, ku itariki ya 18 Ukuboza 1965. Brother Branham had Branham yakoze impanuka on the 24th. ku ya 24 Ukuboza 1965. He was taken to glory. yajyanwe mu bwiza. But from that time, Uhereye icyo gihe, message is being preached. ubutumwa bwarabwirijwe kugera ku mpera z'isi. By the grace of, Kubw'ubuntu bw'Imana, as you all might know, kugira ngo mubimenye, I've put it in my last circle nabishyize mu rupapuro ruzenguruka ruheruka. just before the end of 2000. Mbere y'uko 2018 irangira, I preached in the tabernacle nabwirije mu rusengero 2 times. inshuro ebyiri. I preached it Nabwirije i Jeffersonville while Brother Branham was alive. igihe Branham yari akiriho, December the 2nd. tariki ya 2 Ukuboza 1962. Bakundwa bene data bashiki banjye,
especially you ministering brothers. cyane bene data mu bukozi, I have no message. nta butumwa nari mfite. Branham. William Branham yari afite ubutumwa, So I shared the none ngabura ubwo butumwa bumwe, promised word. ijambo ryasezerano, The same revealed rya jambo ryahishuwe by the great. kubw'ubuntu bw'Imana, We're brought back to the beginning. twagaruwe ku ntangiriro, The original foundation ku mfatiro z'umwimerere laid by the apostles and prophets. zashyizweho n'intumwa n'abahanuzi. No other foundation Nta rundi rufatiro rwashyirwaho. you can build upon. Mushobora kubaka ku musenyi, ariko nta rufatiro mufite, With all the different hamwe n'inyigisho zitandukanye which are not found in the Bible. zitagaragara muri Bibiliya. What are you doing? Ese murakora ibi? Take Brother Branham's statement. Murafata imirongo ya Branham, You don't say what he said. ntimuvuge ibyo yavuze mbere, You don't say what he said. ntimuvuge ibyo yavuze nyuma, You just take it out of context. mukagoreka icyo bishaka kuvuga, mukabwiriza guhinda kurindwi. Me where Brother Branham preached one time on the seventh time. Munyereke na hamwe Frere Branham yabwirije guhinda kw'inkuba. Did he say about the seventh? Ese yavuze iki ku guhinda kurindwi? He said Yaravuze ngo on March ku ya 24, 24 Werurwe 1963 knocking 7 times on the pulpit, yakubise inshuro ndwi ku gicaniro, speaking on the seventh, avuga ku kimenyetso cya karindwi the seventh thunders, ko uko guhinda kurindwi kwari gukomeye. referring to the experience on Sunset Mountain, Atanga urugero ku byo yerekeye ku musozi Sunset, not to your interpretation, ntabwo ari insobanuro zanyu, but to that experience ni ku byo we yiboneye. when the seven thunders actually appear. Igihe guhinda kurindwi kwagaragaye, And then he said, yavuze ko there is rapturing hari faith, ukwizera ko kuzamurwa muri uko guhinda kw'inkuba, because right there Parce que là même, he was commissioned to return. kuko yari yategetswe gusubira i Jeffersonville kubwo kumenwa kw'ibimenyetso birindwi. So those None uko guhinda kw'inkuba kurindwi that great nicyo experience gikorwa gikomeye, was in connection with the opening of the byari seven. bijyanye no kumenwa kw'ibimenyetso birindwi. It is the last. Uko ni uguhishurirwa kwa nyuma umwami yahaye umuhanuzi we. So when he speaks about Iyo avuga ku guhinda kw'inkuba kurindwi and about Revelation, n'ibyahishuwe igice cya 10, you have to understand mugomba gusobanukirwa what he thinks when he speaks about. icyo yibazaga ubwo yavugaga ibyo. By the grace of None ku bw'ubuntu I bw'Imana can say this to nshobora kuvuga ibi ku bw'icyubahiro cy'Imana. I know all his messages. Nzi ubutumwa bwose, By the grace of God, I know ku the bw'ubuntu bw'Imana nzi umwami. and especially addressed to you, minister. Ndabwira by'umwihariko mwe bene data mu bukozi, I was to put this food in nagombaga guhunika ibiryo mu bubiko, revealed word of God, ijambo ry'Imana rihishuwe, and we preach and teach. tubwiriza kandi tukigisha ijambo ry'Imana, We give out the spiritual kandi tukagabura ibiryo by'umwuka. by the grace of God. Ku bw'ubuntu bw'Imana You know my testimony. muzi ubuhamya bwanjye The Lord there in Edmund igihe umwami i Edmonton was shining into the izuba ryarasaga mu cyumba narimo. I was reaching over to take my Bible. Nari ngiye gufata Bibiliya, And then the voice of the Lord God said, ijwi ry'umwami riravuga ngo my servant I ordained mugaragu wanjye nagushyizeho according to Matthew 24, bijyanye na Matayo 24 verse 45 to umurongo wa 47. 45 kugeza 47. A divine, Uku ni ugutumwa n'Imana, whether you, ubyizera utabyizera it's a divine command. ni ugutumwa n'Imana. And the Lord, Kandi umwami w'icyubahiro he mentioned the verses. yerekanye n'imirongo. This Bible, Mfite Bibiliya imbere yanjye, he mentioned the verses. yerekanye n'imirongo 45 kugeza uwa 47. So when you read from verse, Iyo usomye kuva ku murongo wa 48 you find somebody else. uhasanga undi muntu, Somebody who thinks he is also called. undi muntu utekereza ko yahamagaye muri ubu bukozi.
But he's not a wise ariko servant. ntabwo ari umugaragu w'ubwenge, He has his own interpretation. atwaye insobanuro ze. Shows it. Ibyo byerekana nanone Matthew chapter 3. Matayo 13, First, our Lord sowed the seed, aho umwami yabibye imbuto, and the enemy came right behind him. umwanzi aza inyuma ye. And when Moses came, Igihe Mose yaje, there was somebody hari umuntu also thinking he's a prophet, wibwiraga ko ari umuhanuzi, also building an altar, nawe yubaka igicaniro, the sacrifice. azana igitambo cye, But he had no divine ariko commission. ntiyatumwe He n'Imana, was imitating. byari ukwigana. I'm asking None today, ndababaza uyu munsi, as a divine commission ninde watumwe n'Imana? called by the Lord. Ninde wahamagawe n'umwami ubwe? But beloved and dearly brothers in the Lord, Bakundwa bene data mu mwami, just as I am called nk'uko nahamagawe to give out the food, ngo ngabure ibiryo, Brother Branham was put in store. ibyo Buranamu yahunitse, You are called muhamagariwe to give out the same food, kugabura ibyo biryo. molding, handing it over to you. Njye icyo nkora ni ukubibahereza Brother Branham handed it over. nk'uko Buranamu yabimpaye, nanjye ndabibahereza. Ni ijambo ry'Imana ryahishuwe, ryasezeranwe muri iki gihe. So stay in the word None of God. mugume mu ijambo ry'Imana, For any interpretation, ntimujye mu nsobanuro n'imwe. time to go into this. Ntidufite igihe cyo kwinjira muri ibyo bintu bitandukanye, But no interpretation ariko comes nta from nsobanuro n'imwe iva ku Mana. 2 Peter chapter. Yakobo wa kabiri igice cya mbere, No Bible prophecy. nta buhanuzi, No Bible prophecy. Aucune prophétie. Not nta na bumwe bushobora gusobanurwa uko umuntu yishakiye. thus says the Lord. Nuko umwami avuze mu ijambo rye ryera, Respect the word. mwubahe ijambo ry'Imana, Take what is written in 2. mufate Timote wa kabiri ibice 4. Today I charge you Uyu munsi ndabatongera by the authority of God's mu butware bw'ijambo ryera ry'Imana, kutagira ikindi muvuga unless to atari ukubwiriza ijambo ry'Imana. I say Nongeye kubivuga by the divine call, kubwo guhamagarwa n'Imana, by the divine call. kubwo gutumwa n'Imana, I share the word of God. nagabuye ijambo ry'Imana. William Branham, Uhereye igihe Buranamu yagiye mu bwiza all the nations of the earth, ku bihugu byose byo ku isi, uhereye 1979, the Lord held his hands Imana yarambuye ikiganza kuri njye, because Satan wanted to destroy. kuko Satani yashakaga gusenya. And from that time, Uhereye icyo gihe the interpretations came. insobanuro zose zaragaragaye. You have all the divisions. None ubu hari ibice, hari abakurikira mwene data runaka, abandi runaka, bafite inyigisho zitandukanye n'ibyerekezo That bitandukanye. is Satan. Ibyo ni ibya Satani. Hari icyerekezo kimwe gusa bijyanye n'ijambo ry'Imana. And as the Apostle Paul, Nk'uko intumwa Pawulo avuga, I charge you ndagutongera before God, mu maso y'Imana ishobora byose Jesus Christ, no mu ya Kristo Yesu, bwiriza ijambo mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Bwiriza ijambo, kuko igihe kizaza ubwo abantu bazazana inyigisho z'imigani yabo, inyigisho zabo bwite. beloved brothers, Bene data, mwongere musome ibi nanone, ask God kandi musabe Imana kubana namwe so that you can be justified by kugira ngo mutsindishirizwe n'ijambo ry'Imana. just preaching and teaching. Mubwirize kandi mwigishe ijambo ry'Imana ry'ukuri. So for the year end Kubwo kurangiza umwaka 2008 2018 and for the new year, n'umwaka mushya, we don't know how much time is left, ntabwo tuzi igihe gisigaye. but we do know Tuzi ko that the return of kugaruka kwa Kristo, the second coming of kugaruka kwa kabiri kwa Kristo just at the door. kuri ku muryango. Because our Lord, Ko umwami yaravuze ngo when you see all these things come to pass, nimubona ibyo byose biba, then you know it muzamenye ko yegereje, even at the door. ari ku rugi.
So return, none mugarukire Imana, return, mugaruke ku ijambo, forsake all interpretation. Oubliez tout. mwibagirwe insobanuro, God the glory. muhe Imana icyubahiro. Lord himself Umwami ubwe sent his servant and prophet yohereje umuhanuzi we the direct commission. n'ubukozi bw'imbonankubone. After the opening of, Nyuma y'imenwa by'ibimenyetso birindwi, we know all the mysteries of, tuzi ubwiru bwose bw'Imana, as Brother Branham, nk'uko Buranamu yabisubiyemo 86 times, inshuro zigera kuri 86, referring to Revelation. akoresheje ibyahishuwe igice cya 10, All the mysteries were revealed ko ubwiru bwose bwahishuwe, by Jesus Christ. ariko Yesu Kristo The mystery, niwe bwiru, the mystery of God. ubwiru bw'Imana. By the grace, Kubw'ubuntu bw'Imana we know in the singular, tuzi ko mu buke mystery of God. ubwiru bw'Imana God revealed in the flesh. Imana yihishuye mu mubiri. But we also know, Nanone tuzi ko plural, Au plus mu bwinshi that Branham was referring Frere Branham yarebeye about all the mysteries ku bwiru bwose, from Genesis. uhereye mu itangiriro mu busitani bwa And Edeni. there, ce qui est, Ibyabereye hariya sinari kubimenya, not know. vous n'aurez pas su You would cela. not know all the. ntitwari bumenye ubwo bwiru. God used Brother. Imana yakoresheje Branham mu guhishura ubwo bwiru bwose, Genesis to kuva mu Revelation. itangiriro kugeza mu byahishuwe. Icyubahiro kigarukira Imana. Fulfilled the promise. Il a Yasohoje isezerano, Elijah the prophet. yohereza Eliya umuhanuzi. Great day of the Lord. Mbere y'umunsi ukomeye w'umwami, Imana yarinze ijambo ryayo, This prophet. yohereje umuhanuzi wayo. Dufite ubutumwa, kandi ubu butumwa bw'ijambo ry'Imana tubujyana kugeza ku mpera How z'isi. the Lord can return. Ubu umwami ashobora He kugaruka, will return. et il kandi azagaruka muri iki gihe. May God bless you. Imana ibaha umugisha This season pendant cette saison, and also muri iki gihe no mu mwaka wa 2019. may all ministering brethren Bene data mu bukozi, be blessed in the name of. muhabwe umugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. May it be in the unity. Mushobore kugera ku bumwe bwo kwizera, All the divisions be finished. ibice byose bihagarare, The bride of Christ. umugeni wa Kristo ateranirizwe hamwe The final out kubw'igikorwa cyo gusukwa k'umwuka wera cya nyuma, to finish the work of redemption. no kubwo kurangiza umurimo wo gucungura ubwo Kristo azagaruka. God bless you. Imana ibaha umugisha, abane namwe mu izina ryera rya Yesu. Amen. amen. Amen.